Ndagusuhuje udahwema gukurikira gahunda tukugezaho hano kuri televiziyo ikubitira ikinyoma ahakubuye Abaryankuna TV. Ni televiziyo y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Uyu ni umwanya wo gukubitira ikinyoma ahakubuye. Hashize imyaka ikabakaba 30 FPR ifashe ubutegetsi mu Rwanda. Ni ubutegetsi yafashe mu buryo butemewe n'amategeko kuko yabushimuse. Gusa kubufata kwayo sibyo tugiye gutindaho, ahubwo turashaka kubahishurira uko yarusanze nuko yaruhinduye mu ntumbero yo gusibanganya ibimenyetso by'amabi yarukoreyemo. Muri iki kiganiro turabagezaho imiterere y'u Rwanda nk'uko rwari rwubatse muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Insanganyamatsiko iragira iti: tumenye u Rwanda FPR yasenye, uko rwubatse ubu nuko rwari rwubatse muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Iki kiganiro murigezwaho nanjye Karoli Ahirwe, ndafatanya na Kamikazi Umuringa Josiane. Nimuje kure. Rwanda ngobyi yaduhetse, reka tukuririmbe, tukuratira batakuzi, uri igitego, kukuvuga ibigwi n'uruhame rw'amahanga. Kuki FPR yahinduye imiterere n'imitegekere y'igihugu? Ni izihe ngaruka byateje kandi bizanateza mu bihe biri imbere? Iki kiganiro kirasubiza kandi kirashingira kuri ibi bibazo byombi. Ahirwe mu magambo yahuranije ku kibazo cya mbere, FPR yahinduye uturere ku mpamvu ebyiri z'ingenzi. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo isibanganye ibimenyetso by'ubwicanyi yagiye ikorera ahantu hatandukanye mu gihugu. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo ibone uko igenzura systeme yayo neza, abaturage babure epfo na ruguru bahere mu muzunga. Muri rusange u Rwanda rufite ubuso bungana na kilometero kare 26,338, rukaba rwari rugizwe na perefegitura 11 mbere y'uko FPR iyavangavanga. Izo perefegitura zari izi zikurikira: Ruhengeri, Byumba, Gisenyi, Kibuye, Cyangugu, Gikongoro, Butare, Gitarama, Kigali y'umujyi na Gikongoro. Nyamara aho FPR ifatiye ubutegetsi ku ngufu, ubu rwahinduriwe amazina, maze icyari perefegitura gihinduka intara, icyari komine gihinduka akarere, icyari segiteri gihinduka umurenge, naho icyari serire gihinduka akagari. None se Ahirwe, ubundi perefegitura zari zubatse zite FPR itarazambye ibintu? Kamikazi, perefegitura ya Ruhengeri yari ifite komine 16 arizo Cyabingo, Ruhondo, Gatonde, Ndusu, Muri, Nyamutera, Mukingo, Nyakinama, Kigombe, Kinigi, Nkumba, Kidaho, Butaro, Nyamugari, Nyarutuvu na Cyeru. Ubu igice kinini cyaha hiswe intara y'Amajyaruguru. Perefegitura ya Byumba yari igizwe na komine 17 arizo Kiyombe, Kivuye, Cyumba, Mukarange, Ngarama, Kabarore, Muvumba, Murambi, Muhura, Rutare, Giti, Bwisige, Buyoga, Kibari, Kinyami, Cyungo na Tumba. Nanone igice kinini cyaha hiswe mu ntara y'Amajyaruguru. Mu gihe perefegitura ya Gisenyi yari igizwe na komine 12 arizo Karago, Giciye, Gaseke, Kibirira, Ramba, Satinski, Nyamyumba, Kayove, Mutura, Rwerere, Rubavu na Kanama. Ubu igice kinini cyaha kiswe intara y'Iburengerazuba. Perefegitura ya Kibuye yari igizwe na komini 9 arizo Kivumu, Bwakira, Mwendo, Mabanza, Rutsiro, Gishyita, Rwamatamu, Gisovu na Gitesi. Aha hose ubu ni mu cyo FPR yise intara y'Iburengerazuba. Urutare Rwanda ba burya ni muri Kibuye, umurambi wa Rubengera nawo nasanze ususurutse,
nkombe z'ikiyaga numva ndanezerewe, mu mujyi utuje wa Kibuye nsanga nta muvundo, genda uraberewe Kibuye, Kibuye nziza, nterera ijisho mu Gisovu, shimira Imana ku mutima, i Karongi nageze mbona Nyarugenge iyo naturutse, mbona amasumo yo ku Rusumo, mbona ibirunga ndetse n'Ubugarama. Perefegitura ya Cyangugu yari igizwe na komine 11 arizo Kirambo, Gafunzo, Gatare, Karengera, Nyakabuye, Kagano, Gisuma, Bugarama, Gishoma, Kimbogo na Kamembe. Aha naho ubu hari umucyo FPR yise intara y'Uburengerazuba. Nindutara geri Cyangugu, nindutara geri Cyangugu, ninde Cyangugu, fata umuhanda Gikongoro Cyangugu. Perefegitura ya Gikongoro yari igizwe na komine 13 arizo Nyamagabe, Musange, Mudasomwa, Kinyamakara, Nshiri, Karama, Musebeya, Kivu, Nyarusange, Mubuga, Rwamiko, Karambo na Muko. Ubu igice kimwe kiri mu kiswe intara y'Uburengerazuba, mu gihe ikindi gice kiri mu ntara yiswe y'Amajyepfo. Gikongoro y'imisozi, Gikongoro y'urukiga, amibukiro yacu, uducyamu twifubitse, dushyamba twakinagamo kera tukiri bato, abakobwa imitari, abahungu amavubi, Gikongoro intiti, Gikongoro abasizi, barudatsimburwa ku rugamba, rugamba rugina bariri. Mu gihe Perefegitura ya Butare yari igizwe na makomine 18 ariyo Gishamvu, Muganza, Nyakizu, Huye, Nyaruhengeri, Ndora, Ntyazo, Shyanda, Maraba, Rusatira, Mugusa, Nyabisindu, Kigembe, Muyira, Ngoma, Muyaga, Kibayi na Runyinya. Ubu aha hari mu kiswe intara y'Amajyepfo. Naho Perefegitura ya Gitarama yari igizwe na komine 17 arizo Nyamabuye, Murama, Mukingi, Tambwe, Mugina, Kigoma, Ntongwe, Buringa, Mushubati, Rutobwe, Musambira, Masango, Taba, Runda, Kayenzi, Nyabikenke na Nyakabanda. Mugira amahoro, mugira amararo, mugira ubugingo, ndamutuye amahoro, ndamutuye ubuvandimwe, mayaga ni ku mahoro. Yemwe ab'inyamiyaga, Munyinya, Cyota, Makara, Busoro rwa Busoro ku Rutindo, yemwe basangira ngendo, mukomere ku murimo iyo hakuya. Perefegitura ya Kigali yari igizwe na komine 11 arizo Rushashi, Musasa, Tare, Mbogo, Mugambazi, Gikoro, Shyorongi, Kanzenze, Ngenda, Gashora na Bicumbi. Perefegitura ya Kigali y'umujyi yari igizwe na komine 6 arizo Nyarugenge, Kanombe, Rubungo, Butamwa, Gikomero na Rutongo. Nakunze Kigali, nabaye Kigali, natuye Kigali imyaka 10, nahubatse amazu, ngura amamodoka,
nta wundi mujyi wigeze ukundutira Kigali ndaguko. Perefegitura ya Kibungo yari igizwe na komine 11 arizo Birenga, Kigarama, Kabarondo, Muhazi, Kayonza, Rutonde, Sake, Mugesera, Rukara, Rukira na Rusumo. Ubu aho hose hitwa Intara y'Iburasirazuba. Izihirwe Kibungo, izihirwe Kibungo, izihirwe kandi uharanire uwo rugejuru Kibungo we. Biyagagirana mu mabanga y'udusozi, ufite Muhazi, Mugesera na Sake, ufite na Shorwamanga na Cyambwe ndetse n'Ihema na Hago by'Akagera, ufite ibiyaga bikize ku mafi, amazi yabyo byose arabungirana. Ku ngoma ya FPR kandi u Rwanda rwahinduye amazina n'uburyo bw'imitegekere ku buryo bukurikira: intara ni icyahoze ari perefegitura, uturere ni ibyahoze ari komine, imirenge ni ibyahoze ari segiteri, utugari ni ibyahoze ari serire. FPR yo rero yakoze ishyano yongeraho ibyiswe imidugudu n'amasibo, byose bigamije guhungeta abaturage. Ariko se Kamikazi, ubundi komine za kera zari zubatse zite? Ubundi mu 1994 FPR yasanze u Rwanda rugizwe na komine 145. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 u Rwanda rwavuye ku makomine 145 rugera ku makomine 158. Bikaba byaratewe n'uko bongeye amakomine mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu na Kibungo, yiyongeramo komine 9 arizo Kagitumba, Nyagatare, Karangazi, Kayi, Gabiro, Rwisirabo, Busozo, Nyarubuye. FPR yafashe icyemezo cyo kongeramo ayo makomine kuko bashakaga kubona ubutegetsi, ariko basanga kubicunga bitakoroha. Nibwo mu mwaka w'ibihumbi 2001 byose babikuyeho, barabivangavanga bava kuri komine 154 basigarana 91 n'imijyi 15. Icyahoze ari perefegitura kivaho mu mwaka w'ibihumbi 2006, hasigara icyo bise intara 5 arizo intara y'Uburasirazuba, intara y'Uburengerazuba, intara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Ibyo byatumye za komine zari zavuye ku 154 zikaba 91 n'imijyi 15 bihita biba ibyiswe uturere 30. Izo komine zari zigizwe na segiteri 1545 zihindurwa imirenge 416 gusa. Kuva ubwo umuturage atangira gusiragizwa atyo. Niyo mpamvu usanga bahora basiragira iminsi yose kuri ibyo byiswe imirenge n'uturere. Ibi byose bagiye babivanga kugira ngo umugambi wabo ugerweho. Muri Repubulika ya Kabiri, amakomini 158 yaragize ubutegetsi bw'uturere tw'u Rwanda yafatwaga nk'uburyo bwo kwegereza abaturage ubutegetsi bwabo. Nyamara FPR aho iziye bimwe bikuyeho, ibindi irabihindura, maze hasigara amakomini 106 harimo ayo mu mujyi n'ayo mu cyaro. Ibyo bigaragaza ko umuturage bari bamaze kumushyira kure y'ubutegetsi. Mu mwaka wa 2006 nibwo igihugu cyagabanyijwemo intara 5: intara y'Uburasirazuba, intara y'Uburengerazuba, intara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Uko niko amakomini 106 yasimbuwe mu byiswe uturere 30, naho segiteri ziva ku 1545 zibumbira mu byiswe imirenge 416 igize uturere 30. Ubusanzwe mu byifuzo by'ubutegetsi bwiza, uru rwego rw'umurenge nirwo rwagombaga kuba ishingiro ry'amajyambere. Nyamara ahubwo nirwo rwego ruhungeta abaturage no kubambura ibyabo.
none se Kamikazi, ubu u Rwanda rwubatse rute? Ahirwe, twabonye ko FPR yashyizeho icyo yise intara enye n'icyo yise umujyi wa Kigali. Icyitwa intara y'amajyaruguru harimo iyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri n'igice kimwe cya Byumba. Icyitwa intara y'amajyaruguru kigizwe n'uturere dutanu ari two Gakenke, Musanze, Burera, Gicumbi, Rulindo. Icyitwa akarere ka Gakenke kigizwe n'ibyahoze ari komine enye zikurikira: Cyabingo, Ruhondo, Gatonde na Ndusu. Icyitwa akarere ka Musanze kigizwe n'icyahoze ari komine 6 zikurikira: Nkuri, Nyamutera, Mukingo, Nyakinama, Kigombe na Kinigi. Mu gihe icyitwa akarere ka Burera kigizwe n'ibyahoze ari komine 6 arizo Nkumba, Kidaho, Butaro, Nyamugari, Nyarutovu, Cyeru. Ayo kandi niyo makomine yahoze agize perefegitura ya Ruhengeri. Icyitwa akarere ka Gicumbi kigizwe n'ahahoze ari komine 12 arizo Kiyombe, Kivuye, Cyumba, Mukarange, Ngarama, Kabarore, Muvumba, Murambi, Muhura, Rutare, Giti na Bwisigi. Naho icyitwa akarere ka Rulindo cyafashe ahahoze komine 5 zikurikira: Buyoga, Kibari, Kinyami, Cyungo, Tumba. Ayo yahoze ari amakomine yahoze agize perefegitura ya Byumba. Icyitwa intara y'Iburengerazuba kigizwe n'uturere 8, tukaba tugizwe na perefegitura yahoze ari ya Gisenyi, Kibuye n'igice cya Cyangugu. Ni ukuvuga ko mu ntara y'Iburengerazuba harimo akarere ka Ngororero, kakaba kari ahahoze hari komine 6 arizo Karago, Giciye, Gaseke, Kibirira, Ramba, Satinski. Icyitwa akarere ka Nyabihu kiri ahahoze komine 2 arizo Nyamyumba na Kayove. Icyitwa akarere ka Rubavu kiri ahahoze hari komine 4 arizo Mutura, Rwerere, Rubavu na Kanama. Aya rero niyo makomine yahoze agize perefegitura ya Gisenyi. Icyitwa akarere ka Karongi kiri ahahoze hari amakomine 3 ya perefegitura ya Kibuye ya kera ariyo Kivumu, Bwakira na Mwendo. Icyitwa akarere ka Rutsiro kari ahahoze komine 4 arizo Mabanza, Rutsiro, Gishyita na Rwamatamu. Icyitwa akarere ka Karongi kiri ahahoze komine 6 arizo Gisovu, Gitesi, Kirambo, Gafunzo, Gatare na Karengera. Icyitwa akarere ka Nyamasheke kiri ahahoze hari komine 3 arizo Nyakabuye, Kagano na Gisuma. Icyitwa akarere ka Rusizi kiri ahahoze hari komine 4 arizo Bugarama, Gishoma, Kimbogo na Kamembe. Icyitwa intara y'Amajyepfo nayo igizwe n'uturere 8 tugizwe n'ibyahoze ari perefegitura ya Gikongoro, Butare na Gitarama. Icyitwa akarere ka Nyamagabe kiri ahahoze komine 8 arizo Nyamagabe, Musange, Mudasomwa, Kinyamakara, Shiri, Karama, Musebeya na Kivu. Icyitwa akarere ka Nyaruguru kiri ahahoze komine 5 arizo Nyarusange, Mubuga, Rwamiko, Karambo na Muko. Icyitwa akarere ka Huye kiri ahahoze hari komine 8 arizo Gishamvu, Muganza, Nyakizu, Huye, Nyaruhengeri, Ndora, Ntyazo na Shyanda. Icyitwa akarere ka Nyanza kiri ahahoze hari komine 8 arizo Maraba, Rusatira, Mugusa, Nyabisindu, Kigembe, Muyira, Ngoma na Muyaga. Icyitwa akarere ka Gisagara kiri ahahoze hari komine Kibayi na Runyinya. Icyitwa akarere ka Ruhango kiri ahahoze hari komine 8 arizo Nyamabuye, Murama, Mukingi, Tambwe, Mugima, Kigoma, Tobwe na Burinda. Namutuye ubuvandimwe mayagane ku mahoro.
nyamiyaga munyinya cyota makara busoro rwa busoro ku rutindo yemwe basangira ngendo mukomere ku murimo iyo hakuya. Icyitwa akarere ka Ruhango kari ahahoze hari amakomine 8 ariyo Nyamabuye, Murama, Mukingi, Tambwe, Mugima, Kigoma, Tobwe na Buringa. Icyitwa akarere ka Muhanga kari ahahoze hari komine 5 arizo Mushubati, Rutobwe, Masango, Taba. Icyitwa akarere ka Kamonyi kiri ahahoze hari komine 5 Runda, Kayenzi, Nyabikenke, Musambira na Nyakabanda. Icyitwa intara y'umujyi wa Kigali kigizwe n'uturere 3 aritwo Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Icyitwa akarere ka Nyarugenge kirahahoze hari komini 4 arizo Nyarugenge, Kanombe, Rubungo na Butama. Icyitwa akarere ka Gasabo kirahahoze komine 2 arizo Rushashi na Musasa. Naho icyitwa akarere ka Kicukiro kirahahoze komine 5 arizo Tare, Mbogo, Mugambazi, Gikoro na Shyorongi. Icyitwa intara y'Iburasirazuba kigizwe n'uturere 7 aritwo Bugesera, Gatsibo, Nyagatare, Ngoma, Rwamagana, Kayonza na Kirehe. Icyitwa Bugesera kirahahoze komine 2 arizo Kanzenze na Ngenga. Icyitwa akarere ka Gatsibo kirahahoze komine 2 arizo Gashora na Bicumbi. Icyitwa akarere ka Ngoma kirahahoze komine 2 arizo Birenga na Kigarama. Icyitwa akarere ka Rwamagana kirahahoze komine 2 arizo Kabarondo na Muhazi. Icyitwa akarere ka Kayonza kiri ahahoze komine 4 arizo Kayonza, Rutonde, Sake na Mugesera. Akarere ka Kirehe kari ahahoze hari komine 3 arizo Rukara, Rukira na Rusumo. Naraye ndose amahoro, mahoro iwacu, mahoro meza, zuba ry'amahoro watumurikiye. Ndakwibuka gihugu cyanjye, ndakwibuka gahugu keza, ndakwibuka cyane Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi igihumbi, Rwanda rw'imisozi nyaburanga, Rwanda rwiza rw'akanyarwanda. Rwanda rwiza, Rwanda rukarire nguhogore, Rwanda rwiza rw'akanyarwanda. Intambara yadushumurije, amashitani y'amoko yose ayironda koko, inzika inzangano, ay'ubusambo, ay'ubusahuzi, amacumu y'amacinya hamwe na korera, ndetse n'ayirari iby'ubutegetsi. Kuva mu Kwakira 90, gahugu kanjye, gahugu keza, gucura imiboro, gucura umwijima, Rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi. Muri Burende haguye benshi, no ku mirenge hirya no hino, n'akahe gasozi n'iyihe mpinga hatumvikaniye urwamo rw'imbunda. Zuba ry'amahoro zarasa ryahari. Narinuye Kigali nziza, nahunze Kigali y'umuriro, ngenda ibokoboko nanarora inyuma, nta buruhukiro nigeze mbona. Muri Burende na Karubanda, nyamaswa muntu narayizinutswe,
kwica kwiba kugambanirana nyamara zanye umuganda wo gusana amahoro. Twasoza tubaza abanyarwanda niba bazakomeza kwemera kubeshywa kugeza ubwo tunabeshywe aho twavukiye. Biragaragara ko FPR yahinduye ibi bintu ku nyungu zayo bwite, abanyarwanda tugakomeza kubikubitikiramo. Niyo mpamvu igihe kigeze ngo duhagurukire guharanira uburenganzira bwacu. Narose kandi nkabyizoze, narose igihugu cy'ubwivugurure, narose u Rwanda rw'ubworoherane, zuba ry'amahoro watumurikiye. Rwanda rwiza, Rwanda ntukarire nguhogore, Rwanda rwiza rw'akanyarwanda mpore